tugeze ku iherezo ry'intambara ikomeye kandi isi ikeneye kuburirwa. Ibi ntabwo bireba abantu runaka bo mu itsinda rimwe, ahubwo bigomba kugera kuri bose. Isi yose irimo irabona imyivumbagatanyo ikongera ikihitiramo. Mbese ninde uri inyuma y'ibi byose? Ntabwo birimo bibera mu isi y'Abarabu gusa, biri no mu Burayi kandi bije na hano. Abantu bahaza ibintu byose birimo bikorerwa hano mu isi. Ayo kandi niyo matongo agomba gusanwa muri iki gihe tubayemo. Dushobora kwiga ubuhanuzi tukamenya ibirimo bibera mu isi. Mbese n'utagendana na Yesu uzajya he? Mu gice cya mbere cyo gusarura serwakira, twarebye ibigo bikorera mu bwiru bya Kiliziya Gatolika n'uburyo byagiye byigarurira ubutware bwose. Twabonye ingero mu gice cya mbere, kandi twabonye ko Knights of Malta, abayobozi bayishinze, CIA ndetse na FBI, bose bari aba Knights of Malta. Kandi twarebye na Opus Dei, twayirebyeho ndetse na Bilderbergers. Uyu mugoroba tugiye gukomeza tureba ku bya Bilderbergers, gusarura serwakira igice cya kabiri, kandi turaza kureba n'indi miryango. Zaburi 77 umurongo wa 18, ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe imurikira isi, isi yenda umushyitsi iratigita. Twabonye ko imbaraga ebyiri zihanganye mu isi mu buryo bugaragara zirimo ziragera ku iherezo, ku musozo w'intambara. Nitureba kuri Bilderbergers, dushobora kwibaza ikibazo: niba bano bantu ari abantu bakomeye, ndetse n'aho baturuka, ndetse n'izihe mbaraga ziri inyuma y'izindi mbaraga. Aya ni amagambo akomeye yakuwe muri HRH, igikomangoma Bernhard cyo muri Netherlands. Imibereho ye nk'uko byatangajwe na Arden Watch bituruka kuri web page ya Bilderbergers, ni urubuga rwabo rwa internet ubwabo. Niyo mpamvu rero tugomba kubibariza kugira ngo babitwibwirire. Reka bari bo twibariza, dore uko havuga. Kuri hoteli ntoya iri imbere ya Arnhem mu burasirazuba bw'Ubuholandi kuwa 29/30/31 Gicurasi cya 1954, itsinda ry'abategetsi, abanyemari n'intiti bose baturutse mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye mu nama idasanzwe ya mbere mu mateka yakozwe mu rwego rw'isi yose. Mwite cyane kuri ibi bintu kuko ni ibisobanura imibereho y'uyu muntu bwe, kandi biri kuri web page yabo ubwabo. Nta yamamaza ryigeze ribaho, kandi nta hoteli iyo hoteli yari igoswe n'abarinzi. Nta munyamakuru wari no kugera hafi yaho. Abayitabiriye babujijwe gusubiramo mu ruhame ibyavugiwemo. Buri muntu wese wari uhari, ba minisitiri b'intebe, ab'ububanyi n'amahanga, abayobozi b'amashyaka na politike, abayobora amabanki akomeye ndetse n'ibigo bikomeye by'inganda, n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga nka European Core na Steel Community, hamwe n'ab'intiti bagenzura ibigomba kwigwa. Abari muri iyo nama bose bahagarariye ibihugu byabo bahawe umwanya wo kuvuga bisanzuye, ntawe utinya ingaruka zatezwa n'amagambo ye. Aba ni abantu bakomeye cyane bayobora. Iyo nama hamwe n'iyayikurikiye zateye impinduka ikomeye cyane ku mateka y'igihe cyacu, kandi dukurikije ibitekerezo by'umwanditsi birashoboka ko igikomangoma
heart kirasi ibyo cyagezeho mu bumwe bwabo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'ubucuti mpuzamahanga. uyu rero ni umuntu w'imbere cyane, umuntu ufite icyubahiro, abantu bose bakamwubaha, abanyenganda, abanyapolitike bakomeye b'icyo gihe n'abami n'abamikazi bose bari bahari. aho rero hakomeje havuga ngo si igitekerezo cya Bernhard ahubwo cyaturutse ku ntiti Dr. Joseph H. Ratzinger yari umuntu udasanzwe wazengurutse Uburayi bwose aganira n'abaminisitiri b'intebe, abayobozi bakoresha, abanyenganda, abaharanira impinduramatwara ndetse n'intiti zose. muri make abayobozi bose batari abakomunisite kandi bagombaga kuba abayobozi b'ibihugu bifite umudendezo byo mu Burayi. Nubwo abantu bagitsimbaraye ku kwita Ratzinger umuntu w'ikinyejana cya 18 muri iki cya 20 siko yari ameze, birumvikana ko yaje nyuma y'ikinyejana cya 14 na 15 na 16 byaranzwe no kuvugurura ubugeni n'ubuvanganzo. Straight out of the autobiography, the authorized one. Ibi ni bimuvugwaho bihabanye n'imyitwarire yo kutavanwa ku ijambo yaranze ikinyejana cya 18 kwemezwa n'abajesuiti ku ihereza ryo risobanura impamvu ndetse n'imiterere ya Borgia y'imigambi mibisha, ariko we yashakaga amaherezo meza atarimo inarijye. Nubwo izina rye ritazwi neza uretse ku batangije umuryango, yakoze amateka menshi mu buryo bwe bw'ibanga kurusha abantu benshi bagiye bakora bagahita bavugirizwa impanda ndetse bagakora nk'urusaku rwa moto. Izi rero ni imbaraga ziri inyuma y'izindi mbaraga. Dukurikije ibyasohowe n'ikigo ngenzuramuco cyo mu Burayi, Ratzinger yari umuntu ukomeye cyane mu bagize ubumwe bw'Uburayi. Ihuriro ry'abagenzura umutungo mu Burayi ari ryo ryabaye isoko rusange common market y'umuvoma européenne ndetse n'ikigo cy'umuco byo mu Burayi, byose nta na kimwe cyari kujya mbere iyo atahaba. None ubwo ninde wihishe inyuma yo kwihuza k'Uburayi? Ni Roma n'abajesuite nibo bari inyuma y'ubumwe bw'Uburayi. None n'icyo abajesuite bavuga? Muzi ibyo barahira by'ukuntu bazakaranga bagateka mu mavuta, byose barahira mu ndahiro, murabizi. Barahirira kumvira papa nk'imirambo. And the papacy has to be reinstated, ultramontanism, all power in one. Ku buryo ububasha bwose bugomba kububwe. So if you look at the aim, iyo urebye icyo bagendereye ndetse n'abantu bari muri ibi, uhita ubona neza yuko ikintu cyose ubona niyo cyaba kiramutse kinyuranye n'ibyo bateguye kigomba kwigizwayo. Kongera y'Uburayi ihage n'umurimo we, kandi inama y'Uburayi niho yaturutse, cyane cyane nk'umuntu w'umwemerampinduka. Ratzinger yarasobanukiye ko n'Uburayi bwunze ubumwe butari kwibeshaho hatabayeho Amerika. Ubwo rero hagomba kuba inyamaswa yavuye mu nyanja ndetse n'inyamaswa yavuye mu butaka, niko Bibiliya yigisha. Urakoze cyane web page ya Bilderberg. Dore Joseph Ratzinger yapfuye mu cya 1960. Dore amafoto ye ari kumwe na Władysław Sikorski, minisitiri w'intebe wa Polonye, Polish Prime Minister General. Noneho hano hakaza andi makuru yanditswe mu Kidage. Noneho hano haravuga ngo mbese n'iki ubumwe bw'Uburayi n'ubujesuiti bihuriyeho? Ni iki bihuriyeho? Ndetse na Bilderbergers kubera iki nayo iri kuri iyo foto. None havuga igitabo hano Drachtia de Mart,
ni abantu bagenzura abanyabubasha, niko icyo gitabo cyitwa, kandi cyanditswe na Gerhard Wisniewski, akaba ari umunyapolitike w'umusiyantifike, akaba n'umunyamakuru wigenga. Noneho rero yavuze icyo aba bantu bakoze. Ihuriro ry'abagenzura ubutunzi mu Burayi, umunyamabanga nshingwabikorwa yari Joseph Hieronyme Ratzinger, umujesuite. Ubwo rero dushobora guhita tumenya abashinze ubumwe bw'Uburayi aba ari bo. Yavuze komite ny'Amerika ishinzwe Uburayi bwunze ubumwe, kandi yari ari inyuma y'ibyo ngibyo nawe. Abajesuite ubwabo nibo bagenzura impande zombi zo mu isi. Yari azi kandi na Rockefeller, ari nayo yateye inkunga ubumwe bw'Uburayi, kandi Rockefeller bimeze nk'aho ari igice kimwe cyishyirwaho by'ubumwe bw'Uburayi. None uyu mugabo yari inshuti ya Rockefeller, kandi uwo ni Joseph Hieronyme Ratzinger. Inshuti ikomeye ya Rockefeller. Hari amasoko menshi, ariko reka turebe uburyo ibi bintu biza guhura, kuko Bibiliya iravuga ngo amahembe 10 nibo bami 10, kandi bazaha ubutware bwabo inyamaswa. Ubwo rero bishobora kuba ibice 10, ariko nanone bikaba binavuga amahembe 10 yo muri Daniel igice cya 7, ariyo yari ubwami bwayoborerwaga hamwe bwa Roma, aho Roma yatwaraga. Bishobora kuba gusohora kw'inkuru yasohotse ku cyumweru kuwa 21 Nyakanga 1991, yavuga ngo Kola Vaitira arimo arategura ikintu yizeye ko ari uburenganzira bwe, aho umuyobozi w'ubwami bwera bwa Roma iyoborewe hamwe arenga imisozi yahuranije Uburayi na Aziya akagera no muri Atlantike. Kiliziya Gatolika irimo iragera kuri ibyo ikoresheje amatsinda yayo ya politike, abakristo b'abademokrate ndetse n'amashyaka y'abakristo babungabunga imibereho myiza. Abakurambere batangije ubumwe bw'Uburayi, none ubu turasarura ubutungane. Papa yatangaje ko nyuma yo gupfa Gasperi, Robert Schuman na Konrad Adenauer, aba ni abayobozi bakomeye bo mu isi. Ubu rero baguwe neza cyane kubera ko bashinze ubumwe bw'Uburayi ku mahame ya Kiliziya Gatolika. Icyo isi yizera uyu munsi ni uko Uburayi bwubakiye ngo ku mahame yo kutishingikiriza ku Mana, ariko mu by'ukuri amahame bushingiyeho n'aya Kiliziya Gatolika. Ariko intambara irareba ibitekerezo by'abantu bigomba kuyobywa, kandi bigashyirwa mu mwanya bigomba kwemera ibintu, aho ku iherezo abami bose bazaha ubutware bwabo inyamaswa, maze abantu bose bakavuga bati yego amena, kandi ubuhanuzi bwo bwasohoye. Uwashyigikiye ibyo kubagira abatagatifu yavuze ko bigaragara ko Uburayi bwubatswe ku rutare. Ntangajwe cyane nuko yabyandikishije ara ngufiya itari ara nkuru. Yongeyeho ati, ntekereza ko ubumwe bw'Uburayi butateguwe n'abantu gusa, ahubwo n'Imana. Igikorwa cyo kugira abatagatifu bari abanyapolitike kigendereye kwerekana ko kwihuza k'Uburayi kuri mu bushake bw'Imana, kandi ko abayiyoboye babyemerewe n'Imana. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Ubwo rero hano dufite abatagatifu Papa Paulo
yagize abatagatifu. Hano hari Alcide de Gasperi, umunyapolitiki ukomeye w'umutaliyani, niwe watangije ishyaka ry'abaharanira demokarasi b'abakristo kuva mu 1945 kugeza muri 1953. Yari minisitiri w'intebe wa guverinoma 8 zari zarihuje. Nk'umunyagatulika ubungabunga indangagaciro za gatulika, n'umwe mu batangije ubumwe bw'uburayi, afatanyije n'umufaransa Robert Schuman hamwe n'umudage Konrad Adenauer. Ahambwe muri basilika ya San Lorenzo iri i Roma. Ibyo kumugira umutagatifu byatangiye mu 1993. Barimo baragira abatagatifu abanyapolitike. Mbese ubwo ntibitangaje? Biratangaje cyane urebye ibyo yakoze, bakamushimira ibikorwa by'akaba mutagatifu. Hano hari Robert Schuman, umunyapolitike w'umufaransa. Ntabwo nzi igifaransa njye, ariko yari umukristo w'umudemokrate ndetse n'umunyapolitike wigenga. Yabaye minisitiri w'intebe w'Ubufaransa ubugira kabiri, aba na minisitiri w'inganda w'ububanyi n'amahanga, ari mu bashinzwe ubumwe bw'uburayi na NATO, ubumwe bw'uburayi na Amerika y'Amajyaruguru. Ubwo rero hirya y'ibyo tureba, imbaraga za Roma zirimo ziratuma abantu bose bagwa mu mutego wayo. Konrad Adenauer, igikomangoma cy'Ubudage mu myaka y'intambara, yavanye igihugu cye mu buhamya cyatewe n'intambara ya kabiri y'isi yose, aragikungahaza kiba igihangange, kandi ubu nawe ni umutagatifu. Gicutika n'Ubufaransa, niwe wabaye umuyobozi wa mbere w'ihuriro ry'abakristo baharanira demokarasi, Christian Democratic Union, ubumwe bw'abagatulika n'abaprotestanti, n'uyu munsi riracyakomeye. Ubwo rero ubu ni ubumwe bw'uburayi, kandi abantu babutekereje bakatuma bugerwaho bose bari bishingikirije ku mahame y'abajesuite. Niho byubakiye. Aya ni amateka, ntabwo ari amakuru adafite ibihamya. Vatikani ivuga ko ibibazo by'amafaranga biri mu isi byerekana ko hakenewe iyobokamana muri politike. Noneho rero ubwo hano arimo aratuma isi yose yemera ijwi rye rishyiraho imyitwarire. Vaticanista News, Papst spricht vor dem Bundestag. Arimo arabwira hano, Papa arimo arabwira Parlement y'Ubudage, kandi hano aragaragara yishimiwe cyane. None n'iki yagomba kuvuga? Biratangaje cyane, ni ibintu bikomeye. Mu ijambo rye ryari ritegerezanijwe ubwuzu bwinshi. Papa yari afite ikintu gitangaje cyane ashaka kuvuga. Arashaka ko politike ibaho mu bukiranutsi no mu mahoro, kandi asaba ko habaho urufatiro rw'igihugu gifite umudendezo, igihugu gifite ubwigenge. Igihugu gifite ubwigenge. Hano arasubuzwa, yicara n'imbere ya Parlement y'Ubudage, inteko nshinga amategeko y'Ubudage, kandi agiye kuganiriza igihugu. Hanze hari abaprotestanti bavuga bati ntabwo bishoboka kuko itorero na leta ntabwo byivanze, ariko ntabwo bazi politiki yateguwe hirya y'ibyo tureba. Noneho hano tukamubona hahagaze, hari ibyo yavuze bitangaje cyane ku buryo abantu basanzwe bashobora kubona ntacyo bimaze. Yaravuze ngo nka Papa ndetse n'umubishopu wa Roma, haba umuntu uri hejuru muri Kiliziya Gatolika cyangwa se ufite inshingano zose, ngira ngo mubone umumaro w'intebe yanjye ntagatifu, kandi nk'umufatanyabikorwa muri kominote y'igihugu, kominote y'igihugu. Ati nk'umuntu ufite inshingano
not only to be a church leader, but a partner in state politics. ngira ngo murambona nk'umuntu ugira ibyo nkora muri politike z'igihugu, kandi nk'umuntu ufite inshingano mpuzamahanga, hari ibitekerezo nshaka kubasangiza byerekeye ishingiro ry'igihugu cyigenga ariko kikagendera no ku mategeko. noneho nimwigizeyo amategeko maze igihugu gihinduka icy'abajura. ati mukeneye amategeko, ariko amategeko ashingiye ku kintu runaka gikomeye kugira ngo tubyumve. nuko tugomba kubanza kumenya amategeko agenga Kiliziya Gatolika kugira ngo iki gihugu kigendera ku mategeko gikomeze gutera imbere. niko yakomeje avuga. byari inshingano y'abize iby'iyobokamana kuva kera kose kurwanya ubupagani rusange, niba ariko nabivuga, bwari bwaraje mu miyoborere ya za guverinoma. The general pagan systems that had been placed in systems of government. turashaka kandi kubakira ku mitekerereze ishingiye ku nyurabwenge ndetse no ku bintu kamere. ubwo rero mugomba kumva amategeko ya Kiliziya Gatolika yariyo ashingiye ku bintu kamere, ntabwo ari kuri Bibiliya, nta nubwo ari ku mahame ya Bibiliya, ahubwo amategeko kamere aravuga ngo itegeko ryose rishobora kubahirizwa ahantu runaka rigomba kubahirizwa n'ahandi hose mu isi, ariko iryo tegeko rigomba kuba rishingiye ku nyurabwenge. ku nyurabwenge za Vatikani. ubwo rero imitekerereze ya Vatikani igomba guhinduka iya rusange mu isi yose, idashingiye ku bukiranutsi cyangwa kuri Bibiliya n'amahame yayo, ahubwo bishingiye ku nyurabwenge, dukurikije kandi imitekerereze ya Kiliziya Gatolika bavuga ko itagomba kuba irimo kwibeshya. ibi nibyo abaprotestani barwanije mu myigishirize yabo, bavuga yuko turi ibiremwa byaguye, byakoze ibyaha, kandi ko intege zacu nkeya zigomba kwishingikiriza ku bushobozi bwinshi bw'Imana. hano rero hari ibintu bikomeye cyane bihari, ngo turashaka kandi kubakira ku mitekerereze ishingiye ku nyurabwenge ndetse no ku bintu kamere. ubwo rero niba abantu babyemeye gutyo, agomba kuba ari we utegeka imyitwarire igenga amategeko yose. nyuma yaho yahuye n'abaprotestani, bakoze iki? yabafashe nk'utwana duto cyane, maze nabo bararakara, bavuga ko ukuntu yabafashe ari ukubatuka. yashimiye cyane impuzamadini, ariko yaravuze ngo ukwemera kwa Kiliziya Gatolika cyangwa se ukwizera kwa Kiliziya Gatolika ntigukeneye kumvikanwaho. ubwo rero ibya misa ntibigomba kuvugwaho. ariko yakomeje kugenda agera ahantu Martin Luther yakoreye cyane umurimo we, maze bavuga ko uburyo akorana n'abaprotestani bunejeje cyane, ariko yerekanaga ko abafiteho ubutware bukomeye. umuntu wese agomba kumenya yuko imbaraga zose ari ize kandi ko azifite mu kuboko kwe, kandi mu rwego rwo kugaragaza ko afite imbaraga, amaze kuvugana na Paroma akababwira iby'amategeko yabo aho agomba gushingira, agahita avugana n'abaprotestani akababwira yuko kwizera kwa Kiliziya Gatolika kudakeneye kuganirwaho, ariko ko impuzamadini igomba gukomeza. noneho ahura n'abantu ibihumbi, abantu ibihumbi 100 bo muri rubanda, kugira ngo agaragarize igihugu ko ari umuntu ukunzwe cyane. yagize ati Ubudage bwagiye butegekwa
ibidahuje no gushaka kw'Imana mu gihe cyashize, none ubu igihe kirageze cyo ngo twite ku kwizera. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Noneho hano yagiye gusura ahantu Martin Luther yagiye akorera umurimo we. Yaravuze ati Martin Luther yashakaga Imana cyane, ariko ntiyigeze agaragaza niba yari mukuri cyangwa yari mu binyoma cyangwa se yari yarayobye. Nyuma yasomeye misa muri chapelle ya Mutagatifu Augustine hamwe n'abaprotestanti, kandi hano dufite amafoto y'ibyo yakoze. Icyakurikiyeho ni uguhura n'abayisilamu, noneho ahura n'abarimu bigisha amasomo ya kiyisilamu, baraganira. None n'icyo arimo akora, avuye i Roma, arimo aragaragaza imbaraga ze n'icyubahiro cye, akareba bamukomotse haribo abaprotestanti, arimo babwira icyo ari cyo, agahita ahura n'abayisilamu nabo akabakira. None hajya muri stade kuhasomera indi misa muri stade ya Olympique. Ubwo arimo aragaragaza imbaraga ze, no kugaragaza imbaraga ze hano hose. Noneho ubwo Uburayi burimo burekeza he? Cameroon yavuze ko ihero rikeneye guverinoma imwe. Ibi bintu biratangaje. Murebe umwanditsi, ihero ririmo rirahura n'ibibazo byinshi cyane, kandi ibibazo byose birimo ibihugu byose birimo birijojota. Bakavuga bati ntabwo twakomeza gukoresha ihero kuko rifite ibibazo, ariko nanone ntabwo twarireka burundu kuko nanone twahita duhura n'ubukungu buzahaye cyane. Ubugiriki, Portugal, Espagne, Ubutaliyani n'ibindi bihugu byose, n'Ubufaransa ubwabwo. None iki kibazo baraza kugikemura gute? Mu cyigisho gishize twabivuzeho, mbese uku guhungabana kw'ihero byaba bigenzurwa kandi bifite abantu babyihishe inyuma. Niko mbyizera, niko bimeze, ku buryo ibihugu bizabona yuko bidashobora kuguma gukoresha ihero kandi nanone ntibarireke burundu. Ubwo rero igisubizo kimwe gishoboka kugira ngo babeho ni ugutakaza ubwigenge bw'igihugu kwacyo. Noneho igikurikiyeho politike ikava ku izima, bikamera nk'uko bimeze muri Amerika. Aho nta gihugu na kimwe kigomba kwigenga ku bukungu, ariko bakaba bamaze gushyira ubutware bwabo ku muntu umwe runaka uyobora ibintu byose, ari we uzajya atanga amafaranga nk'uko igihugu cyose kibishaka, ariko bakaba batagifite ubwigenge no kwigenzura nk'uko byari bimeze mbere. Ubwo rero kugenzura guta agaciro kw'ihero birimo biratuma habaho ubwihuze mu by'imitungo y'isi yose. Bibiliya iravuga ngo nk'isaha imwe, agahe gato, bose bazaha imbaraga zabo inyamaswa, kandi nibamara guha imbaraga zabo inyamaswa, hazahita habaho ikintu gikomeye cya nyuma gisoza amateka y'isi. Dore ikintu gitangaje, Cameroon yavuze ko ihero rikeneye guverinoma imwe. Kugira ngo ihero rigere ku ntego aho rikoreshwa hakenewe guverinoma imwe. Niba dushaka uko rikora neza, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron yabivugiye muri interview n'ikinyamakuru ku wa Kane. Nabonye bitangaje cyane. Mbere rwose y'igihe Ubwongereza ntabwo bwigeze bukoresha ihero rigitangira. Mbese ntibitangaje yuko aba bantu bo mu mitwe y'ibanga baba bazi ibintu byateguwe mbere kose? Biratangaje. Kandi London ni santere cyangwa se ni munsiri y'abajesuite, kandi nk'uko twabivuze abo bose bakorera papa mu cyigisho cyashize, haba mu buhanuzi ndetse no mu mateka. Ubwo rero byose baba babizi. Nta hantu na hamwe ku isi hari ifaranga rimwe
ntihabe na guverinoma imwe. Cameron yabibwiye Daily Mail yo mu Bwongereza. Kugira ngo iyero rijye mbere kuri jye bisobanuye ko ibihugu bikoresha iyero bigomba ndetse no kuba bisangiye ingengamikorere zigenga ubukungu n'izigenga imyenda, niko yakomeje avuga. Express noneho nayo iravuga ngo ubumwe bw'Uburayi burategura kuvanaho Ubwongereza. Kuvana mu Bwongereza, abayobozi b'ikirenga b'ubumwe bw'Uburayi barategura mu ibanga gushyiraho perezida ukomeye cyane w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo bagere ku nzozi zabo zo kuvana mu Bwongereza. Ubwo rero ibi bihugu birimo biratangira kuvuga biti tugiye gutakaza kwigenga kwacu, bikabatera ubwoba. Itsinda ry'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bumwe bw'Uburayi bateguye imigambi hamwe na perezida w'inama y'Uburayi ndetse na perezida w'abanyabubasha bo mu Burayi. Icyo gikorwa kigezweho empereri ngo yaba amaze kubaho. Ababirwanya baratinya ko uwo mugambi wateza kubaho k'ubwami buyoborewe hamwe empire bw'Uburayi nk'uko byateguwe na Napoleon Bonaparte. Mbese Napoleon yari muntu ki? Mbese ntiyari ari mu bantu batekereza cyane batangije ibigo bikorera mu bwiru igihe umwami w'ikusi yateraga uw'ikasikazi? Hakaba rero habaho gusubira mu bwami butagatifu bwa Roma bwayobowe na Charlemagne kandi buganza cyane mu Burayi mu myaka y'umwijima. Bavuga kandi ku buryo David Cameron ashaka guhuza za guverinoma butarimo bugira icyo bukora ngo buburizemo imigambi mibisha irimo itegurwa. Ibiganiro bya rwihishwa byateguwe n'umwami wigenga Stadati wo muri Sweden agira ati uyu ni umugambi w'abantu bashaka kuvanaho ibihugu kwabyo maze bagashyiraho leta z'ubumwe z'Uburayi. Byose bishingiye ku busazi. Aba bantu batangiye kugera ku migambi yabo ya nyuma. Paul Nutara ukora muri Parlement y'Uburayi kandi akaba no mu ishyaka ryigenga ryo mu Bwongereza yagize ati iki ni igitekerezo gikwiriye kwamaganwa nticyemererwe kubaho. Bigaragara rwose ko bashaka gusubira mu gihe cy'ubwami bw'abami butagatifu bwa Roma. Papa afite imbaraga zose mu biganza bye. Mbese abantu bo mu isi cyane cyane abizi by'iyobokamana ntimubona ko badashaka kubona ibi bintu kandi bakaba bavuga yuko ubupapa atari bwo antikristo, abagorozi bavugaga yuko ari antikristo, kandi banavuga yuko nta bintu bibera inyuma y'ibyo tureba bigendereye gutuma isi yose ijya mu rushundura rwa papa. Ndatekereza yuko aba bantu ari abantu bahisha umutwe wabo mu mucanga bagahakana ibyo bakabaye babona. Hano hari inkuru itangaje ngo kwishyira muri Papa Adrian Hilton. Turaza kubona ibyo mu kanya. Yaravuze ngo kwishyira muri Papa. Yaranditse ngo ibi bintu biratangaje. Aya ni amabuye ubwayo arimo arira. Uyu nta nubwo ari umuntu wize iby'iyobokamana, nta nubwo azi Bibiliya, ariko mwite ku bintu yavuze aha. Hari impaka nyinshi zo kwibaza niba ubumwe bw'Uburayi ari demokarasi, theocracy, oligarchy cyangwa se niba butegekeshwa igitugu. Ariko mu mizi cyangwa mizi yabwo nta na kimwe cy'ukuri muri ibyo, ahubwo ni amphictony ibihugu byishyize hamwe kubw'impamvu z'iyobokamana. Mbese ko ntibitangaje? Ubumwe bw'Uburayi kandi bwa Kigaturika buzajya mu buyobozi bw'ubuprotestani bwo mu Bwongereza, ariko bwerereza imico mbonera, politike ndetse n'inyigisho z'iyobokamana za Kigaturika. Iryo ni itegeko rusange, nicyo Papa avuga. Akavuga yuko ubutware bwe butagarukira mu Budage. Nibyo yavugiye no muri United Nations. Akavuga yuko amategeko ya Kiliziya Gatulika ashingiye ku bintu kamere. Uyu muntu hano arimo aravuga yuko ibyo bintu biramutse bibayeho ubuprotestani bwo mu Bwongereza bwaba bumaze gutakaza imbaraga zabwo. Archbishop wa Canterbury arapfukama agasoma impeta ya Papa
ndetse n'abamikazi n'abami bose nuko. Indahiro y'umwamikazi yo kuyobora abantu bo mu Bwongereza hakurikijwe amategeko n'umuco byabo ndetse no gukomeza kubungabunga iyobokamana rivuguruye rya giprotestani nk'uko biri mu mategeko byose biburizwamo kubwo kubyivangamo k'Uburayi. Uku ni ukuvanaho kwa nyuma ubuprotestani n'imitekerereze yabwo bwose. Ariko hari indi nkuru nziza, kuko Uwiteka afite ubutumwa bwo kuvuguruza ibyo byose. Afite abantu bagomba kubwira abantu yuko bagomba kuva muri Babuloni bagahagarara ku ruhande rw'Uwiteka, cyangwa se bagahagarara ku ruhande rw'ubwo butware. Mu itegeko nshinga ry'Uburayi, ubumwe bw'Uburayi buzagira Kayizari w'umugaturika uri hejuru y'ubwami bw'abaprotestani. Kumara kwigarurira itegeko nshinga ry'Uburayi bwose byaba byemeza neza ko ku iherezo Ubwongereza bugomba kwemera kominote mpuzamadini y'Uburayi, ubwami bumwe aho ikintu cyose kiba ari icya Kayizari, kandi Kayizari akaba ari Imana. Bamaze kumwegurira iyero, ubwo ibihugu byaba bishigaje guhita bikora ibyo ngibyo. Umwanditsi ni Adrian Hilton wahoze ari umukandida muri Parlement, ari nawe wanditse The Principality and Power of Europe, yigisha filozofiya ndetse n'amasomo y'iyobokamana, akaba n'umukandida mu ishyaka ry'abakonservateri ababungabunga indangagaciro. Biratangaje cyane, biratangaje. Noneho hano hari papa ndetse n'abayoboke be bamukorera b'abanyembaraga. Hano hakaba noneho superior general w'abajesuiti wacyuye igihe Peter Hans Kovemba. Hano hari uyoboye ubu, haba hari umuyobozi wa Knights of Malta, bose baramukorera. Hano hakaba Cardinal Regan asoma impeta ya papa, kandi ahora ari Archbishop wa New York. Kandi imbaraga za politike n'igisirikare zose ziri mu biganza by'aba bagabo b'ibihangange bayobora FBI, SFR, Bilderbergers, byose barabiyobora. Kandi bisa amakuru adafite ibihamya, ntabwo ari imigambi mibisha, ahubwo ni ibihamya. Hano hari papa yicaye nka bosi, akikijwe n'abifatanije nawe bambaye imikara. Kandi iyo uri umwamikazi w'Ubwongereza ugomba kuza wambaye imikara. Waba uri perezida wa Amerika ukaza wambaye imikara, ndetse n'umugore wawe aba agomba kuza yambaye imikara, maze mugasura bosi. Ugomba guhagarara gutyo. Imbaga yari iteraniye ku ruhande rwo hepfo rwa White House muri Washington, bapopeye Papa Benedict wa 16 ahagaze mu birori byo ku wa 16 Mata 2008. Hari ku wa 4 yahawe umudari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi perezida uriho ndetse n'uwo yasimbuye bose barapfukamye mu gikorwa cyo gushyingura papa wariho. Kandi ubwo iyo uri umunyapolitiki ugomba guhagararana na Bishop wa New York, ariwe mukuru wa Knights of Malta muri Leta Zunze Ubumwe, bakorera Matthew nawe agakorera papa. Kandi waba uri Clinton cyangwa uri Bush, byose ni kimwe, nta tandukaniro. Waba uri mu Repubulika cyangwa ntubewe. Hillary na Obama muri gahunda y'ibanga ya Bilderberg, kandi tuzi abashinze Bilderbergers. Ubwo rero tuzi waba abantu bose bakorera. Kandi waba ugaragara neza mu isi cyangwa ugaragara nabi, nka Hugo Chavez perezida wa Venezuela, bose uwo bakorera n'umwe. Uko byaba bimeze kose nuko bimeze mu isi yose. Waba uri umubwiriza muri Amerika ntacyo bimaze, waba uko waba umeze kose ugomba kuyoboka. Uyu ni Jeb Bush arimo agirwa mu Knights of Columbus wo ku rwego rwa 4, ikigo cyangwa sosiyete yakomotse ku bajesuite mu mayoberane. Noneho hano tukagira abaharaniraga kuba abaperezida, abademokrate n'abarepubulike bahagaze imbere ya Cardinal. Nyuma yabwo nibyo byakomeje n'amafuta amwe
nibyo byakomeje buri gihe cyose barimo hagati y'abakandida bamukikije. Aya mafoto aratangaje uko twabifata kose, kandi bose bafitanye amasano. Obama na mubyara we senateri McCain baramukanije mu gihe cyo gufata amafunguro. Kardinali Reagan abyitegereza. Hano hari Bush akora ikimenyetso cya skull and bones imbere ya padiri, mu gihe mubyara we ndetse n'umugore we Laura yakira umusaraba w'umukara ku gahanga ke kuwa gatatu w'ivu. Abantu bose ni bamwe. Ushaka kumenya noneho ugenzura itangazamakuru, Chris Matthews na Pat Buchanan. Chris Matthews yari umunyeshuri wa Holy Cross, umusaraba wera, kandi Holy Cross igenzurwa n'abajesuite. Pat Buchanan yari umunyeshuri wari muri kaminuza y'abajesuite yitwa Georgetown University. Hano hakaba Vincent Fox asoma ikiganza cya Papa Paul wa kabiri. Iri ni itangazamakuru cyo mu isi. Kandi niba ushaka kumenya aho byerekeza ndetse n'uburyo berekeza ibitekerezo by'abantu mu cyerekezo bashaka, reka tubirebe nabyo. Martin Sheen hano yari yasuye Vatikani. Mel Gibson, Passion of the Christ, niwe wanditse iyo filime cyangwa se imibabaro ya Kristo. Hano arahabwa doctora kuri Loyola Jesuit Marymount University. Father Bill Folko, umwarimu wigisha amasomo y'ibya Mediterane ya kera muri Loyola Marymount University, kaminuza y'abajesuiti, yahinduye filime ya Mel Gibson yitwa Passion of the Christ, ayishyira mu Runyaramaya no mu Kilatini, kandi yari n'umutoza w'indimi watozaga abakinnyi ba filime mu Butaliyani. Urumva rero script y'iyo filime yanditswe n'abajesuite. Mbese ubwo bafite imbaraga cyangwa ntazo? Mbese bagenzura ibintu byose bifite imbaraga mu isi cyangwa ntibabigenzura? Ntabwo ari amakuru adafitiwe igihamya. Ibi ni ibihamya. Kandi waba uri umwami, umwamikazi cyangwa igikomangoma, ugomba kubarana nk'abandi bose. Hano dufite igikomangoma Albert cyunamira kandi kigasoma ikiganza cya Papa mu cya 1989, kandi Papa yagize Albert Knight of Malta, dore yambaye umusaraba wa martyr. Umudari we uragaragara aho kuri uniforme ye. Umudari na Napoleon yambaraga na Adolf Hitler yambaraga, ukaba wari umudari we. Kandi biratangaje ko uyu muntu mu minsi yashize yashakanye n'umugore wo muri Afurika y'Epfo, yari umuprotestant, ariko ubwo yagombaga guhinduka umugatolika kugira ngo ahinduke umugeni we. Kandi ubwo niyo waba uri umwami Juan Carlos, ugomba gusoma impeta ya Papa ndetse no kuyoboka Superior General w'abajesuite n'abandi bayobora. Abami bo mu isi rero bagomba guha ubutware bwabo inyamaswa. Kandi umwami w'abami w'Ubuyapani yakiraga amabwiriza yo kwambara bande ahabwa n'igikomangoma Arthur Kanoth mu cya 1905 nyuma y'ubufatanye bw'Ubwongereza n'Abayapani. Umunyamuryango wa mbere wabyemerewe aturuka muri Aziya yari Nasser al-Din Shah Kayar, umumonaki wo mu Buperesi Irani, kandi aha akiriho umwami, kandi aha Akihito, umwami w'abami b'Ubuyapani, nawe yari umunyamuryango wa Order of the Garter. Nutabigenzura uzashyira umutwe wawe mu mucanga uvuge cyane ngo ni conspiracy. Groombridge mu cya 1851 yatangaje ko altari za Roma mpagani, abapadiri b'abapagani, amakanzu y'abapagani, imyizerere ya gipagani ndetse n'ibigirwamana by'abapagani byose byakomeje mu binyejana byinshi, ariko byahawe amazina ya Gikristo. Ibyo byose bikaba ari amayoberane. Mbega uburyo yobora mu buryo bw'amayoberane, iyo avuze gusa ahita yumvirwa, nta hantu nta butaka atayobora. Mu buyobozi bw'ibikomangoma yewe no muri Ireland ashobora gutegeka pariroma cyangwa inteko zishinga amategeko, kuvanaho amategeko yose, agahungabanya ubwami, akabiba amacakubiri mu baturage. Ni murebe ibyo arimo akora muri Indignados ndetse n'ibindi bibazo byinshi. Ninde uri inyuma yabyo? Intwaro ze zose ni amayoberane, yitwikira iyobokamana ariko agendereye kubona ubutware. Abigeraho mu mayoberane, imishinga ye yose ibera mu mayoberane. Mbega uburyo imigambi yiteguye neza. Ntekereza ko yabivuze ukuri. Mayor Ryan
nabo ku ruhembe rw'imbere ba White House, kandi Obama yaba ari umuswa abigijeyo. Reka turebe abo aba bantu ari bo ndetse n'icyo bakora. Umwe ni umuprotestant udashobora no kunywa ikawa, ubwo bimeze nk'aho kutanywa ikawa ari ibintu bibi. Undi ni umukristo washoboraga gutera ibibombe muri Iran. Ejo hashize babaye aba republike bo mu ruhembe rw'imbere ba White House. Ntabwo nshaka kumenya ngo ninde ugiye gutsindira kujya muri White House, kuko byose ntacyo bimaze, byose byaba ari kimwe. Nta nubwo nshaka gutinda cyane kuri aba bantu ngo ndetse n'ubutware bafite mu isi. Ariko dukeneye kumenya icyo aba bantu barimo bashaka gushyira mu bitekerezo by'abantu. Newt Gingrich ntabwo yigeze abikora, yaratsinzwe, ariko yari umu Knights of Malta, kandi yari intyoza mu magambo. Hano hari undi muntu, Rick Santorum, amaze iminsi avugwa cyane mu mpinduramatwara kandi arazwi cyane muri Iowa. Ni umuntu utangaje cyane kandi ibyo akora nabyo biratangaje. Ariko ahagaze he? Noneho hano hakaba umukandida w'umurepublike watsinze, Mitt Romney. Uyu niwe watsinze. Uwahoze ari senateri muri Pennsylvania, Santorum, yanenze urukiko rw'ikirenga kubw'umwanzuro rwafashe wo kwigizaho itegeko ryatorewe muri Texas rirwanya ubutinganyi. Ashyigikira imico mbonera yagize ati, kuki urukiko rw'ikirenga rwavuga ko hariho uburenganzira bwo gusambanira iwawe n'uwo mwumvikanye wese, ubwo ni uburenganzira bwo gushyingiranwa ubwa kabiri, ndetse na kenshi gashoboka uburenganzira bwo gushyingiranwa kw'abafitanye amasano n'uburenganzira bwo gusambanya abatarashaka. Rero kutinshishiriza ku Mana kwateye imico mbonera kwangirika, kandi abantu bose barimo baravugira hejuru bati turashaka imico mbonera. Imico mbonera yande? Y'ubupapa. Noneho hano hakaba ikindi kibazo. Abantu barimo baratwarwa nk'intama kubw'ubwoba baterwa na sharia laws z'abayisilamu. None niki cyaba cyiza kwivuga ko uri umukristo, mukavuga ko muri igihugu cy'abakristo, kandi mukemera amategeko agenga ubukristo kugira ngo mufunguye uwo muyoboro wa Isilamu, ariko mukaba mugurishije umutima wanyu kuri papa. Ngo tugomba kugaragaza yuko turi abantu bashyigikiye indangagaciro z'imiryango, kandi papa ahora agaragaza ko ashaka kwerekana ko yitaye cyane ku ndangagaciro z'umuryango. Mu 2012 ati hakenewe indangagaciro z'imiryango. Iyi ni ifoto irimo igaragazwa hose. None abantu ni bande? Karen Santorum yanditse igitabo cy'ibyo yabonye, ibaruwa yandikiwe Gabriel irimo inkuru ivuga kuri Gabriel Michael Santorum. Harimo inkuru ibabaje y'umwana muto, mushobora kuyisoma hano, kandi biraza kongera gushyiraho indangagaciro z'umuryango ndetse n'imico mbonera. Ntabwo nshaka kubitindaho cyane, ariko reka turebe icyo uyu muntu ari cyo ndetse n'aho ari. Hano haravuga ngo Santorum n'umuryango we bumvira misa kuri St. Catherine kuri kiliziya y'Siena hafi ya Washington. Santorum n'umugore we bombi baba muri Knights of Malta. Santorum kandi mu 2002 yagiye i Roma mu kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mutagatifu. Mu 2002 yagiye i Roma mu kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mutagatifu Jose Maria Escrivá washinze Opus Dei. Uyu mugabo rero afitanye ihuriro na Opus Dei, afitanye n'ihuriro kandi na Knights of Malta. Imiryango ya Kiliziya Gatolika y'i Roma, iyo ubakorera uba ugomba gukorera Kiliziya. Iyo uri umu Opus Dei ugomba kwambara bande ku kuboko cyangwa ku kuguru kugira ngo ijye wari kubabaza buri gihe cyose wibuke inshingano ufite, kandi ko nuramuka wibagiwe inshingano yawe uzabona akaga, ko ugomba kubabazwa n'uwo mubabaro maze ugahora wibuka yuko witangiye gukorera papa. Senateri Karen yagaragaje ku mugaragaro ko ashyigikiye Mitt Romney.
mitira munini mu murumo itorero rya Yesu Kristo ry'abera bo mu minsi ya nyuma abamurumo wabashinze Joseph Smith yari umufreemason wo mu rwego rwo hejuru kandi uwamusimbuye Brigham Young nawe yari umufreemason wo hejuru nk'uko byanditswe kandi mu gitabo Black Robe. Brigham Young yari inshuti magara ya Peter de Smet umwe mu bajesuiti bakomeye babayeho mu kinyejana cya 19. Hano hari indi miryango ikomeye cyane. Joseph Smith ubwe yandikiye muri memoire ye ati nimugoroba nakiriye urwego rwa mbere muri Freemasonry muri Nauvoo Lodge ihujwe n'ibiro byanjye bya business. Nari mfite ikimenyetso cy'abamasoni maze nzamurwa mu ntera. Ubu rero aba ni abantu bashinze ibigo byinshi cyane basuhuzanya kumwe, insuhuzanyo zabo muzirebe n'imyambaro byose biba bisa, byose ni ubumasoni. Peter John de Smet yari umupadiri wo muri Kiliziya Gatolika wo mu Bubiligi kandi yari umujesuiti. Pastor Don Elmore yaranditse ati Romney ni umufreemasonry kandi ni umunyamuryango w'inama y'ububanyi n'amahanga. Kandi Romney ni umufreemasonry n'umunyamuryango w'inama y'ububanyi n'amahanga. Brigham Young wasimbuye Smith amaze kwicwa yaje kugenzurwa n'abapadiri b'abajesuite. Pierre Jean de Smet wategekaga Robert Pike umufreemason ukomeye cyane. Brigham Young yahuye n'umujesuiti Pierre Jean de Smet hafi ya Council Bluffs mu cya 1845 maze amubwira kujyana icyicaro cy'abamorumo mu mujyi wa Salt Lake City muri leta ya Utah. Kandi bahise babona n'uburinzi buturutse muri politike. Iyi miryango rero yose ihujwe ku bajesuite. Ihuriro rya Romney n'imiryango ikomeye nka Bilderbergers ndetse n'inama ku bubanyi n'amahanga. Ikinyamakuru cyigenga cyo muri Canada mu minsi ishize cyahishuye amakuru ku ihuriro rya business ya Romney n'imiryango y'abakomeye nka Bilderbergers, Council on Foreign Relations na Trilateral Commission. Noneho hano hakaba web page yabo ubwayo igaragaza ibyabaye. Ndashaka mubimenya. Abantu rero bose ba mu miryango yashinzwe n'abajesuite. Ibyahishwe 13-15 ihabwa guhica gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kishisha abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso. Tera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ntago ngiye kwigisha kuri ibi muri iki cyigisho kuko mu bishize twabyizeho, ariko ikimenyetso cy'inyamaswa Roma iravuga ngo ikimenyetso cy'ububasha bwa Kiliziya ni uko yavanye kwera ku munsi w'isabato Saturday ikabishyira kuwa mbere w'iminsi 7 cyangwa se ku cyumweru. Ibyo ngo bikaba ari byo bigaragaza ubutware bwayo mu isi kandi ko iruta ibyanditswe byera. Ubwo rero niba icyo kimenyetso gitegetswe abantu, imyitwarire yacyo igategekwa abantu, ubwo twaba tugeze ahantu ububasha buhawe iyo nyamaswa. Kandi leta zunze ubumwe za Amerika zimeze ni inyamaswa isa n'umwana w'intama, ariko Bibiliya ivuga ko agomba kuvuga nk'ikiyoka. Niba rero ikiyoka gihereza inyamaswa imbaraga n'ubutware n'intebe y'ubwami, ubwo hagomba guhita habaho ubutware butegeka abantu ibyo bakora bubinyujije mu bayobozi ba politike, maze abanyapolitike bagategeka abantu bose gukurikiza amahame yerereza inyamaswa ya mbere ariyo Wesley yavuze ko ari Kiliziya Gatolika y'i Roma, Martin Luther akavuga ko ari Kiliziya Gatolika y'i Roma ari ubupapa, aho abaprotestanti bose bavuze yuko ari ubupapa bw'i Roma. Ariko Amerika ikaba igomba guhindura ibyo kuko ntago yagira itegeko nshinga rimeze nk'umwana w'intama, ahubwo igomba guhita itegeka n'umudendezo w'umutimanama
maze igakora ibihabanye n'itegeko nshinga yari ifite mbere. Battlefield US. This is Russian television. Aya ni amakuru ya televiziyo y'Uburusiya. Amerika insiriri y'intambara, abanyamerika baratabwa muri yombi bakekwaho ibyaha by'intambara ku itegeko ry'igisirikare cy'igihugu. Luka 10:21-26, abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira igenda kubaho kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ndizera ko intambara ikomeye igice cyayo giheruka kigiye kuza, kuko Roma irimo iregeranya imbaraga zayo zose, irimo iragaragaza imbaraga, kandi abanyapolitike bose barimo barasakuza bagaragaza igenda kubaho. Sena yemeje ko abanyamerika barenganye. Itegeko riteye ubwoba ryo kwemera ko abanyamerika batabwa muri yombi bakabazwa ibibazo bakarenganywa kandi ntacyo bashinjwa. Ibyo bibazo byageze kuri Sena ari kuwa gatanu, bishyigikiwe cyane n'abagera kuri 93% by'abashinga amategeko. Urabona yuko iyo uramutse ushinze iterabwoba hanze y'igihugu rikagaragara nk'aho byakwiriye cyane ku buryo abantu bagomba kuzarekura uburenganzira bwabo kugira ngo barwanye icyo kintu cyiswe iterabwoba, noneho ukabagira aho ushaka ko baba. Iyo yitwa Hegelian dialectic. Mbese Obama yasinye itegeko teka ry'intambara ubwo abantu benshi bari bateraniye bishimira mu masaha ya nyuma y'umugoroba wa Vendredi. Perezida Obama yasinye itegeko rimuha ububasha bwo gushyiraho amategeko y'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'amahoro cyangwa se igihe igihugu cyaba gihanganye n'iterabwoba. Ni ibintu bitangaje. Itegeko teka ryateguwe ku bubasha bw'igihugu riha Obama ububasha ku mitungo yose ndetse na serivisi zikenewe kugira ngo uwo mugambi ujye mu bikorwa. Abanyamerika benshi bababajwe no kubona itegeko riha perezida ububasha bw'ikirenga kandi budakumirwa ku baturage ba Amerika n'ibyabo byose. Ubwo ntabwo uzemererwa kugura cyangwa kugurisha, byose bigakorwa mu izina ry'umutekano w'igihugu. Muri iryo tegeko rigira riti, mu bikorwa by'iterabwoba rikomeye ribangamiye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa byazo, ni ngombwa gushyiraho ibikenewe kandi bigatangwa harimo serivisi na tekinoloji y'ikoranabuhanga mu rwego rwo kurinda igihugu. Kandi nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru cyangwa Washington, Leta Zunze Ubumwe zigomba kugira ububasha bw'inganda na tekinoloji buzafashishwa kugira ngo umutekano w'igihugu uzamuke kandi igihugu kikaguma ku isonga mu kugira ikoranabuhanga mu mutekano w'igihugu. Muri iryo tegeko umunyamabanga wo mu buhinzi ashobora gutanga ibyo kurya, amatungo, ubutaka n'inyongeramusaruro zo mu bucuruzi byose. Ntabwo ugomba kugira ahantu na hamwe uva ngo ugira ahandi ugera utishingikirije ku ijambo, kuko niko perezida avuga. Ni ibikorwa bikomeye cyane. Noneho hano ngo White House yasohoye miliyari $662 z'amadolari agomba gukoreshwa mu mutekano hari mu ijoro ryo kuwa kane, ubwo White House yizeraga ko Obama ahise agira ubushobozi bwo guhashya abaterabwoba bakekwa ko bihishe muri sisiteme y'ubutabera bw'abasivile. Bino bintu bye birantangaza cyane. Ntabwo uyu muperezida yahuye gusa na perezida w'Ubufaransa kugira ngo baganire ku by'imbaraga mu bya gisirikare bigomba guhashya impinduramatwara mu bihugu byabo, ahubwo banafashe umwanzuro wo gukorana ku bw'izo ngamba. Aha rero hari amategeko akomeye cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukurikizwa muri Amerika ndetse no hanze ya Amerika hose, rigahishwa mu iterabwoba. Hano hari ingengamikorere yo mu burengerazuba kuri Siriya ishobora gutera intambara ya gatatu y'isi.
amakuru ya televiziyo y'Uburusiya, Russian television. Inama y'ikirenga ya ONU, umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu, yashyizeho abagenzabyaha bo kugenza kutubahirizwa k'uburenganzira bwa muntu muri Siriya. Kandi nk'uko biri muri raporo iheruka gusohorwa ya ONU, iyi ni web page yabo, mubyiteho cyane. Kandi Council on Foreign Relations n'inama ku bubanyi n'amahanga bati ni igihe cyo gutera Irani. Abarwanya ibikorwa by'igisirikare cya Irani babona ko gutegwa n'igisirikare cya Amerika byabamo akaga cyane kuruta ko Tehran cyangwa se Irani ubwayo yakora bombe. Gusa hari abatabibona gutyo, bati Amerika iramutse iteye Irani ibyitondeye byagira icyo bigabanya, kuko byashyira Irani ku rugero isi yabasha kwihanganira kandi bikorohera akarere ndetse n'isi muri rusange. Ubwo nari nicaye mu cyumba cyo hasi, umwe mu bajenerali yarampamagaye arambwira ati mbese twabona uburyo bwo kuvugana. Ndamubwira nti rwose ndahuze cyane. Ati oya, ubu twafashe umwanzuro wo kurwana na Iraq hari kuwa 20 Nzeri. Ni ukubera iki mugiye kurwana na Iraq? Ati ntabwo mbizi, ariko nta kundi nari kubigenza. Namubajije niba hari amakuru yabonye kuri Al-Qaeda. Ati oya ntayo, ariko twanzuye ko tugiye kurwana na Iraq. Ntituzi neza uko twahashya abaterabwoba, ariko hari guverinoma twakwigarurira. Nagiye kumureba mu byumweru bike byakurikiyeho, kandi icyo gihe twarimo turwana muri Afghanistan. Naramubajije nti mbese turacyateye Iraq? Ati noneho byabaye umwaka ukuruta ibyo. Aterura inyandiko yavugaga ko yayiherewe mu cyumba cyo hejuru. Ati iyi ni inyandiko igaragaza uko tugiye kwita ku bihugu 7 mu gihe cy'imyaka 5, duhereye kuri Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudani, tugasoreza kuri Iran. Wasubiramo ibyo bihugu? Twari gutangirira kuri Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudani, tugasoreza kuri Iran. Barategura ibintu bibiri, kandi ibyo bintu bibiri nibi bikurikira. Bwa mbere, bagomba gushobora kugenzura abantu babo kandi bakavana ububasha hagati yabo, bagasubizaho centralization. Ikindi cya kabiri ni uko bagomba gushyiraho uburyo bwo gusohoza icyo bateguye bita ubuhanuzi bujyanye na Isirayeli. Ubwo rero bagomba gushyiraho haremagedoni, maze urusengero rwa gatatu rukubakwa, maze abantu bakareba gusohora k'ubuhanuzi bapirase kuri sikirini za televiziyo zabo, kuruta uko babibonera mu gutegura imitima yabo bayitegurira kugaruka kwa Yesu Kristo. Amahitamo rero mu by'ukuri ashingiye ku myitwarire nk'uko yategetswe mu ijambo ry'Imana, ndetse n'imyitwarire nk'uko yategetswe n'umwami w'ikasikazi cyangwa se ubupapa. Nk'uko twarimo tuvugana mu kanya gashize ku nama yo kuwa 4, umuryango w'ubufatanye bw'Ishanghai wagaragayemo ubufatanye ndetse n'ibyategurwaga n'abaganiraga aribo banyamuryango. None utekereza ko byashoboka ko CEO yayobora mu bukungu kandi kanyaganyiza isi yose? Ndabyizeye ndetse cyane. Ubu nizera ku isi yose iri mu nsangano z'imihanda mu mateka yayo yose, cyangwa se hari n'abavuga ko isi iri ahantu ishobora kumererwa nabi cyane, cyangwa ikanesha ubwivange bwa Amerika muri politike za Libya cyangwa se yewe no muri Syria na Iran. Uburusiya n'Ubushinwa, ihuriro rya SEO, byose bagira icyo bakora mu by'ukuri mu kubuza Amerika guhagarika igisirikare cyayo kwibasira
Afurika y'Amajyaruguru cyangwa se gutegeka Amerika kuvana igisirikare cyayo muri Amerika y'Amajyaruguru. Uburusiya n'Ubushinwa nibo bayoboye iyi mouvement mondiale yo kugenzura imbaraga zo mu isi yose kugira ngo hubakwe nouvelle ordre mondiale, itegeko ry'isi nshya, aho nta hohoterwa cyangwa uburyo bwose bw'ubukoroni buzongera gushyirwa ku bihugu byigenga nka Libya. Ni inkuru tubwiwe na Dr. Kirishana uri Beijing. Urakoze cyane. Uburusiya n'Ubushinwa buraburira Amerika ku bitero byo muri Iran nk'uko hariho ubushyamirane bushingiye ku bitwaro bya kirimbuzi. Hariho ubwoba bw'ibitwaro bya kirimbuzi muri Iran. Hano hari ibintu bikomeye cyane, ntago nitaye cyane niba ibi bintu bigiye kubaho. Nta nubwo ndi umuntu uvuga iby'intambara rwose ngo ntera abantu ubwoba, ndimo ndavuga yuko icyo birivuga ari uko hazabaho ubushyamirane ku iherezo ry'ibihe, kandi hakazabaho amategeko yerereza imico mbonera yategetswe n'ubupapa, kandi ibintu byose byarateguwe biri ku murongo, kandi ubupapa bwabwo muri UN ndetse no muri Europe hose, mu bantu bose bashyiraho amategeko akomeye areba isi yose. Aravuga ati ngomba kubategeka uko mushyiraho imyitwarire ndetse n'imico mbonera, kandi leta zunze ubumwe za Amerika dukurikije Bibiliya zigomba kugira uruhare rukomeye muri ibyo bintu. Noneho hano hakabona Uburusiya n'Ubushinwa, maze aba dispensationalist bakavuga bati tugiye mu ijuru, none turazamuka mu ijuru ryari? Ariko se Isirayeli yazamuwe mbere y'uko habaho ibyago 7 cyangwa mbere y'uko bava mu Misiri? Ntabwo ariko byagenze, kandi n'ubu ntibyabaho. Russian television, Uburusiya n'Ubushinwa baraburira Amerika ku bitero byo muri Iran nk'uko hariho ubushyamirane bushingiye ku bitwaro bya kirimbuzi. Hariho ubwoba bw'ibitwaro bya kirimbuzi muri Iran. Amerika ibona ko Netanyahu Mofaza ashobora gutera Iran. Leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'uko Shawo Mofaza n'ishyaka rye rya Kadima yifatanyije na guverinoma ya Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isirayeli, bombi bashobora gutera Iran igihe icyo ari cyo cyose. Byatangajwe mu makuru ya Channel 10 kuwa gatanu. Russian television, televiziyo y'Uburusiya. Pentagon, ingabo za Amerika ziteguye gutera Iran. Byatangajwe na Panetta ninde? Ni umukuru w'ingabo za Amerika. Abaofisiye bamwe banze gukora ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zisaba itsinda ry'abagiye muri Isirayeli kuganira na Iran. Hari ibintu bishoboka bikomeye. Panetta yemeje ko ibyo ambasaderi wa Amerika Dan Shapiro yavuze ku gisirikare cya Isirayeli kuwa 17 Gicurasi ko Washington ifite uburyo yateguye igisirikare kuko ibiganiro igirana na Iran bishobora kutagera ku ntego kugira ngo Iran ireke ibitwaro byabo bya kirimbuzi. Shapiro yagize ati ibyo byombi birahari kandi turiteguye. Nyuma y'icyumweru, Panetta yavuze ko ingabo za Amerika zifite imigambi yo gukora iyo bwabaga kugira ngo zirinde. Ariko Panetta yavuze ko leta zunze ubumwe zikizeye ko amakimbirane aterwa n'imigambi y'ibitwaro bya kirimbuzi bya Iran ashobora gukemurwa mu bubanyi n'amahanga cyangwa se mu biganiro bigirana. Ubwo rero hirya yo kwicara bakaganira ibyo ngibyo, baragenda bakicara mu buryo bw'ibanga bagategura uburyo bagomba gusohoza ubuhanuzi bw'ukuri bwo muri Bibiliya. Daniel 12:1. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ugihagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Ibi bintu birahagije kugira ngo dusobanukirwe n'umusozo w'ibyo twize. Igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, kandi muri ibyo bihe Satani agomba gushyiraho ingamba zituma abantu bavana amaso yabo ku kwemera amategeko y'Imana bagatakaza icy'ukuri. Yesu aravuga ngo ntimuhagarike imitima.
Yohana 14:1 ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi yaba adaharimo mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngahondi namwe muzabeyo. Iri ni isezerano twishyuza, isezerano ryo kugaruka kwa Kristo. Ubu ni ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu, kandi iki nicyo mbahamagarira: mukomeze amategeko y'Imana kandi mugundire kwizera kwa Yesu. Amen.